yewe reka mbabwira ndabihanangirije abankurikira nagiye mu giturage bakagenda bakaboneka uwo munsi mu mwaka cyangwa nabonetse nagiyeyo ntimukajye munkurikira ndabihanangirije cyangwa ngo muhinduke abaherekeza abagiyeyo gusa wowe utagiye ubwawe ngo ujye undi urebe ubwo ndabwira mwese harimo n'abaminisitiri cyane cyane njye ntabwo nkeneye protocol nkeneye ugasanga batatse baharuye imihanda mwagiye muyiharura ntanajyayo mukayiharura rwose ndabivuga tuzabisubiramo abo duhura rimwe na rimwe muri cabinet ubwo tuzabisubiramo neza nzabihanangiriza ku buryo budasubirwaho cyangwa baba bagiyeyo mu bikorwa ubundi bikorwa iyo ubona abantu bagiye mu giturage ukabona mu giturage ndavuga cya giturage cyacu cy'imisozi ihanitse ushaka naho parika imodoka hakabura kubera ko hose haracura ukajya ukabona abantu baje hari n'umukungugu hari n'iki baje bambaye amasute bateye inkweto zirebamo nk'indererwamo n'amatayi n'iki ntabwo uba wagiye gukora urabeshya ibyo ngibyo bifite aho bigenewe nujya mu makwe nujya mu ntiwazindutse ujya mu bukwe inshuti yawe ntiwazindutse ujya mu gusenga niba wagiye kubyina ibyo niho bigenewe ntabwo bigenewe muri kiriya giturage mugomba kuba ariko muri n'abasiporutifu b'igitangaza hari n'abandi usanga bambaye za nkweto zimeze zitya zimwe zisongoye n'aha hasanzwe hameze neza ubona zibagora kugendamo ariko akabitwara mu misozi hariya mugomba kuba muri abasiporutifu kabisa bahatari ariko njye nakubonye ubyambaye mba nzi ko utagiye gukora wagiye ufite ibindi mu mutwe ntabwo wagiyeyo ujyanywe n'icyo ubundi gikwiye kuba kikujyana nibyo abantu bavuga ubundi gukora niho babigereranyiza nuko abantu bakunje amashati gukora ni ugukora mu giturage hariya uko bimeze ujye gukora nugaruka nakubwira iki kurimba ntawe byanze ariko wavuye ku kazi ugomba kugera hariya mu giturage ibyo navuze ubushize ku munsi wo kwibohora by'abantu basigaye bava icyo bikwiriye kubabwira ni ukuvuga ngo niba abantu batuye ku mupaka agomba kwambuka kujya gusaba serivisi nabo n'abandi badafite hakurya y'umupaka ni ukuvuga simple ngo you are not giving your people what you should be giving them or you are not giving them enough therefore there is work to do
kuvuga ngo hari akazi tugomba gukora, tugomba gukorera abaturage. Nicyo bivuze, simple. Nicyo mbivana. It's a reminder that we must fix our problems. Amashuri, amavuriro, n'amazi, niki ntabwo umuntu yajya yambuka umupaka ngo agiye kuvoma amazi hakurya y'umupaka ngo iwabo ntahari, muha amazi. Tugomba kubaha amazi, tugomba kubaha amashanyarazi. Niba tutaranabigeraho, niba kubera ko hari amikoro make, icyo ni ikindi kibazo, nabyo tubyumve dutyo, tumenye ngo nukubera ko tutaragera ku bushobozi, turacyafite ikibazo, ariko tugomba kugaragaza ko turiho tubishaka, dushaka kubigeraho kugira ngo tubibahe. Kandi ibyo navugaga na mbere hose bigaragara ko dushobora kubibagezaho. Ntunavugiraga kiranya najya gusura abantu bo ku hafi n'umupaka, nkasanga mu cyumweru cyashize baharuye umuhanda, utari uhari bahashyize umuhanda. Kuvuga ngo nubwo bushobozi n'ubundi burahari, mujye mubihashyira hakiri kare, niyo naba ntari bugeyo. Nukuvuga ngo burahari, igihe butaraboneka nabwo byumvikane ko butaraboneka, n'impamvu ubwo bushobozi butaraboneka, ndetse n'abo baturage babisobanurirwe, babe babizi. Ikibazo iyo bagisobanuye kiroroha, ntabwo kiba kikigoye abantu. Abantu baranategereza, ushobora no gutegereza ko ubushobozi ntiburaboneka, ariko barabitubwiye ko badutekereza biriho bikorwa. Icyo gihe abantu barihangana, nta kibazo bagutera, ariko mwitera ikibazo kitari na ngombwa. Abayobozi rero bari hano ku nzego guhera hasi kuzamura, kwiriye kumva izo nshingano, mugahera ku gukorera abaturage mbere yuko mutangira kwikorera mubiri mu nyungu zanyu bwanyu bwite. Aho muhera. Inyungu ya mbere iri mufite nk'abantu ku giti cyanyu, erega ni n'izo nshingano mufite. Iyo ufite iyo nshingano, ubwo ni ukuvuga ngo iyo nshingano ubwayo ni agaciro, agaciro ufite. Ukwiye kubanza ukanishima ukavuga ngo kuba mfite inshingano mu banyarwanda bose, nk'abanyoboye abanyarwanda hariho hose ku rwego rwose, ubwo ni ukuvuga ngo urede ibyiza byakugezeho. Kuba ufite uwo mwanya mu bantu urede ni byiza, mbere yuko wongeraho ibindi ndetse bigera ko ubyambura n'abandi. Banza wishimira icyo ngicyo cy'uko ufite iyo nshingano. Ufite iyo nshingano y'uko uturimo hano mu bayobozi hano, baba RPF cyangwa baba aba leta, kuba mwicaye hano mwese uko mwicaye hano, urede icyo ni ikintu mukwiriye kuba mwishimira, ngo mufite uwo mwanya, muri mu bandi, muri mu bafite uwo mwanya wo gukorera igihugu cyacu. Ubwo bwabyo muhereye kuri ibyo bikwiriye kuba biduha satisfaction.